karabuze n'ubushomeri man kandi ndaza Gwiki ngo akazi k'igisekirite muri Mbambe TV iki kigo gikorera hehe n'ubushomeri mazeho iminsi ngiyeyo kandi akazi ndagatsindira nawe urakanwara ikigo cya Mbambe TV kiramenyesha abashaka ko baza bitwaje ibikurikira umusekirite cya Mbambe TV kiramenyesha tuzi aho bakorera ubwo ngubwo turamenya arebe kanje kuhasha apo ibyo ndabirambe ngiye kwa kazi kungufu Nabi jujubida Ikigo cya Mbambe TV na hanga nahasha nabaye wa mbere ndahatse akazi ndakabona ntacyo urazumbwira akazi ndakabona byanga bikuru wa mbere ginyuma bocha akazi kubarusha mwese baba ginyuma akazi nese Nabi jujubida gushaka kazi uje gushaka kazi uje gushaka hano cyamwaye wigendere kiri mu mandazi mbere gutanga akazi ko kwica abantu nawe niko uje kujyana wigendere yewe twegere gushaka akazi byo barimo twinjirire Nabi jujubida bakakanu ahubwo wenda gutsimbura aha ngiye mbabwira niba bababwiye ko ari akazi ka Mbambe mukaza muri kuvanira hano ku gipangu ntabwo ari hano mwebwe muracyari batonya nubwo ntabwo mwankanga mwebwe muracyari batonya ubundi mwatuje mukareka kumva icyo muri kugira mwebwe mujye ku murongo si ku murongo ninjye wageze hano mbere baragira ngo akazi nkabure uri uwa mbere ijya ku wa mbere kandi mwigira inyuma mutanyanduza mwigira inyuma mutanyanduza ariko ndagutsimbura uragenzwa n'iki
uragenza wowe urinda hano njye warinda ndi na boss wa hano uri getman ni ukuvuga ngo rero nabonye itangazo message nayibonye saa 12 ngo hano ngo mukeneye abasekirite nabonye message ngo bamushaka abasekirite kandi ako kazi maze igihe mfite ubushomeri nakabonye hago izina ryawe izina ryanjye ni Ken ndahariya wewe uragenzwa n'iki jewe ndagenzwa no gushaka akazi k'ubusekirite hano bavuze ndio babikubwiye ko hari akazi k'ubusekirite ndio babikubwiye ko hari akazi k'ubusekirite Bambe TV bamenyesheje ko hano hari akazi k'ubusekirite izina ryawe izina ryawe je banyita Rudomo wewe uri mu bisha izina ryawe ubwo suri kumva iryo zina ryakora ku busekirite ni Rudomo biba bikeneye izina rizima riyunguruye Rudomo rusibyo nibiki yaririmbye yihese genda ni Rudomo mwana na cyana burakaze ni Rudomo kandi uyu mwana sizi icyo ashaka ugoza cyana wogenda Getman uraturenje turabizi inshuti hano se inshuti hano ngiye inshuti nanyo nje gushaka akazi hano urumva na inshuti hano nabya nshaka gura kadege hari ndirage nabonye magana urumva ibyo wimbwira iby'amafone ndio akubwiye ko hano araka njya kazi ba SMS mukanya SMS ni ibiki ni message ya Mbambe TV ngishaka abakozi b'abasekirite ni iki niki kandi ari indege nabonye mu binyamakuru bari ku isoko mfashije rero nayigura aya manzi umbwira izina ryawe sha nitwa Nyake jya hano ku murongo nawe mbwira izina je nitwa Jeff wapi shamwe wapi nyine mbwira ikintu ugenzwa na ugenzwa n'iki kwa kazi akazi kare tugeze he hati tugeze mbwira akazi akubusekirite nyine se ariko nubwo ndi yawe ushobora kukarata kandi nangarura neza ahubwo turabireba nyine ku murongo kamanze mamagare boss mbwire ko babandi baje buriya boss ari mu rugo cyangwa aba yagiye ariko akazi yakansigira abona njye nabishobora kanjye kumureba ariko boss ariko ubundi yo gushaka bose nyine ndaje nkuvugishe ba bantu bashakaga akazi k'igisekirite baje narindi kubatunganya bari hariya kuri gate ese kuri gate ko ndi kubona bari inyuma ya gate winjiza umwe mudateje akavuyo kandi naye nakavuyo barateza nanjye siko mukorera ibintu fresh gira vuba ubikore noneho nanjye hari ibyo ngiye kujyamo vuba duhite urasanga nabateguye neza ngaho bategure vuba Jesus Sambazi ya mbere niyinjire ma akazi turakabona se murakabona nimwitwara neza murakabona iya kabiri Stamachi urakoze gace mani mureke ibi Babyloni mbabwire boss nawe uhari ari uturimo arimo yego ni ngiye boss bundi kandi muzaze muvuga munyubaha tukubaha ko uri umukozi nkatwe se tuje gushaka akazi ubundi umukozi wari akazi neza the boss icyo gikomanga se sawa wasanga ari cya kindi nirukanye kandi ibintu byo No be juju be that. ntabwo wari uherukanye na boss ahubwo se boss ariyo
reka hari utuntu arimo ariko I don't want peace. I want problems always. ukora akazi neza uhembwa neza rero You think say they wise? Not be juju be that. You say they wise? Yari kugarama we unzigisha ngeze umuntu nkano mumenye kare ngiye mano mugabanye imyirako hano mumvana y'ibiteto kuko sindi nyoko sindi urakoze kubuturekuye kabisa wapata icumu waziranje zaranje You say they wise? You say they wise? Uretse Kigali byari iyo muri iyi minsi ndabona umaze kuba umusore rero papa wari yose papa yari ameze neza ariko nyine sha nanjye nanigiye gutanga akazi kuri cya kigo ahubwo mbonye ufite umuhungu muzima mbonye ufite umuhungu muzima zinzanga mu rugo ntahe kanankubita ngo yari yibagiwe katugereyo turebe hari igihe ngiye gumeze neza mu bundi naremeze neza na natwe n'ahane sawure gusa nanjye nari mbakumbuye cyane nari mbakumbuye n'ahane hatwurebye imvura iragwa n'ibikoresho imodoka zibipakurura neza nta kibazo gusiga uryoshye siga uryoshye ni ukuri urabibona nawe dobo ariko mugiye muri ibi bintu ariko nanjye muri iyi minsi papa ngo hari umushinga ari kunteganyiriza uhese sha ntabwo ari kubwira ikintu yambwiyeho ntabwo duherutse kuganira papa nawe nimba bambeshye ujyanye n'ikizi cyangwa agiye gucuruza forodi wakintu urabona hari akazi k'impuza kenyeza ubwo n'ibya bindi byawe ngo i Kigali ngo bakora akiki nako gukina filime ari kunjyanama ubwo isiko bivuze ko agiye kujyana gukina filime hehe se Mbambe TV ntabwo Mbambe TV ndayizi ni nayo ndi gutangamo ikizami ntabwo uzi ko mperutse gutsindira isoko ryo gukoresha ibizami muri Mbambe mujyame neza Jesus! nasanze nta mico bafite gusa abantu bazi bari kumwandagira Not be juju be that. amazi yo kunywa inzira bose urabizi ya wakene kanda subscribe kuri Mbambe TV ukomeze unyurwe n'ibyinshi tukugezaho share comment ya cacaho muri Mbambe TV muratoza aho twabashigarije gukora kuri share comment like zose ciao ciao ya ndabazirikana abantu bantu ni nzungu nyine
ureba utu video wakora subscribe comment like nta kibazo. Abafana banjye mumeze mutese ni Gasake nk'ibisanzwe ako si mwagerageje mugerageze ntera imbere warange igisabwa nta kindi no gukanda subscribe comment share ibyiza byanyu birakenewe kandi ndabakunda cyane mbahoza ku mitima